bakunze ibiganiro by'umugati w'ubugingo, nongeye kubasuhuza aho muherereye hose, ndizera ko muri bazima. Ndashima Imana ko yongeye kungarura nanjye hano dusangire umugati w'ubugingo, ari byo jambo ry'Imana. Ndagushimiye wowe rero waje utumiwe n'Imana, kuko ndabizi ko ibintu biba biri kuba kuri YouTube ni byinshi nko nkunda kubivuga, ariko mba nizeye niba umwuka ukuyoboye kuza hano hari icyo Imana ishaka kukubwira. Nagira ngo rero tugumane akanya gato ndasa ku ntego. Hano nta kindi dukora, dusangira ijambo ry'Imana, hanyuma turasenga mu cyerekezo cy'ijambo turi buganire. Sinzi igihe rero urebe buno butumwa bwiza, ariko igihe ndimo ubu ndi kubaganiriza ni igihe turi kwizihiza ibihe bya Pentekote. Amagambo y'ijambo tugiye kuganiraho ugiye kuvuga ngo umufasha yaraje. Umufasha yaraje kubera ko Yesu Kristo yarabivuze. Mu buryo bwa Bibiliya tuvuga umufasha, akenshi ushobora kuba ari umugore cyangwa se umwuka wera, nk'uko umwami wacu yabivuze. Agiye kugenda abwira abigishwa be ati sizabasiga nk'imfubyi, ariko nzabasigira umufasha. Nta kintu cyiza nk'imfubyi ibonye umuntu umufasha. Abigishwa ba Yesu bari bafite ubwoba, babonaga ko amasezerano yabahaye yose batazayakora cyangwa se bitazababaho. Ariko arababwira ngo mbasigiye umufasha, afite ibyo azakora, azabakoresha ibirenze ibyo ugiye mubona nakoze hagati yanyu. Azabigisha icyane kitari icyaha n'ibindi byinshi. Mwuka wera afite ibintu byinshi rero adukorera nk'umufasha. Nabigereranije n'igicapo cy'umuntu ugiye kurongorwa, agenda agiye kwitwa umufasha, ariko ntagenda main vide, agenda yitwaje ibirongorano, agenda afite ibintu byinshi yigishijwe, agenda afite ibintu byinshi yahashe byo gutaka mu nzu ye, uburyo azasasa uburiri. Umwuka wera nawe ntabwo usanga aje gusa nk'icyukacyuka, aje afite package yuzuye kugira ngo urugendo rwawe rw'agakiza rugende neza, uwo umuntu ava mu bwiza ajya mu bundi, kuko niryo sezerano ryacu. Yaje kugira ngo atwuzuze, aduhe impano, imbuto n'imirimo n'ibindi byinshi. Amena. Niyo mpamvu umuntu akizwa agahinduka kubera ko yakiriye umufasha. Gukizwa ni kimwe, ariko no kugendana n'umwuka wera hari imirimo, hari uburyo uhinduka, hari ubwo wuzura. Umufasha mu buryo bw'umubiri azaje kukuzuza, agakora bya bindi bikunanira, agakora bya bindi wowe udashobora. Niyo mpamvu ukwiriye guha ikibanza umufasha. Ese umufasha wawe uramuha ikibanza? Umwuka wera yaraje uri kundeba warakijijwe, uraha umwanya umwuka wera? Ese umufungurira umutima? Ese uba mu kibanza cyiza kugira ngo ashobore kugukoreramo? Ibyo byose nibyo tugiye kureba. Niki umufasha dusaba, cyangwa se niki umufasha adukorera. Twavuganye ko imirimo y'umwuka wera ari myinshi, ariko ngiye kwibanda cyane cyane ku mbuto. Impamvu ni iyihe? Nuko imbuto nizo zidutandukanya n'abatigeze bakira umufasha cyangwa agakiza. Yesu yabwiye abantu ngo bazabamenyera ku mbuto bama. Nicyo gusa kizatandukanya umukristo n'utari umukristo. Tuzanyura mu bigeragezo bimwe, ariko ntitwitware kimwe, cyangwa se tunyure mu bisubizo bimwe, ariko usange inyifato y'uwakiriye umufasha itandukanye n'undi kubera imbuto bama. Amena. Imbuto rero ndazikunda, kandi imbuto ntabwo uziteramo ntuvuga ngo kuva uyu munsi ngiye kumera kino cyangwa se kiriya. Reka turebe mu Bagalatiya 5 dore ku murongo wa 22, aravuga ngo ariko rero imbuto z'umwuka wera ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, no kwihangana, no kugira neza, n'ingeso nziza, no gukiranuka, no kugwa neza, no kwirinda. Ibimeze bityo nta mategeko ari hano. Amena. Ndabizi neza ko abigisha ni benshi bamaze kwigisha ku mbuto, ariko ndashaka kukubwira ko uyu munsi singiye kuzinjiramo cyane, ariko ndashaka guha agaciro umufasha. Niko ubona kitari kugenda muri wowe, niko ubona kiri kukunanira, ni izihe mbuto wumva ziri kugutsinda. Bibiliya iratubwira muri Yesaya ngo turi ibiti byo gukiranuka. Ntabwo uzafata witeremo kugira neza cyangwa se ingeso nziza no gukiranuka, ariko nuba mu kibanza Imana igushaka, ukareka umufasha agakora, ibyo byose bizaza utarinze kubyitera. Impamvu uzabona ko wabyiteyemo ni igihe uzagerageza ukabona biranze, ntibiri kuza, ariko igikorwa ni icy'Imana. Yesu Kristo yaravuze ngo ni igihe muzabibu mwiza. Umuzabibu barawuvomera, bagakata ibiti, bakashinga ngo kandi ngo Data niwe ukora umurimo muri uwo muzabibu. Amena. Igihe kirageze kureka gukora imirimo yikoreye muri wowe. Hari abantu bagukunda badashobora kuguteramo urukundo ngo bifate. Hari n'abagukunda bagusengera badashobora kuguteramo ingeso nziza, ariko niwemerera umwuka wera azaza bigufashe ubone impinduka zigenda ziba muri wowe.
amena. Pawulo yaravuze mu Bagalati umurongo wa 20 igice cya 2 yaravuze ngo si jyewe ukiriho ni Kristo uri muri njye n'abambanye nawe. Ukwiriye kugera ku rugezi ubona yuko bya bindi za ngeso mbi wajya gukora zitagifite imbaraga, kubera ko umwuka wera yaje nk'umufasha arazikuraho. Pawulo yongera aravuga ngo ibyari inyungu byahindutse igihombo, byabaye nk'amazi, ntabwo akibikunda. Niyo mpamvu uzibaza uti kuko abantu bakijijwe bameze gutya, nawe ugira amatsiko uyu munsi uvuga uti ese ni ibiki mfite? Usome biraza gusanga imirimo ya kamere n'iy'umwuka wera biratandukanye, kubera ko umufasha yaje ntabwo kamere zibyuka ngo zigire imbaraga. Kandi ni igihe cy'Imana, ururabo kuri uvomera ugakorera ishaka yawe neza, yuko Imana igenda izana imbuto muri we. Amen. Ukwiriye guhagarika rero gufekinga, ahubwo ureke umwuka wera. Ni gute rero dushobora kureka umwuka wera agakora? Icya mbere ni ukwakira agakiza. Icya kabiri ni ukumera nk'uko Pawulo yavuze, ugapfa mu Mana ukareka umwuka wera akuyobora. Ijambo ry'Imana riratubwira mu Baroma ngo abayoborwa n'umwuka wera nibo bana b'Imana. Byakozwe n'intumwa rimwe umurongo w'8 haravuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabaza. Uyu munsi nagira ngo wibuke umumaro w'umufasha. Biri kukunaniza, ongerwe mu mwanya Imana ishaka, hanyuma usabe umufasha aza gushoboza ibyo urimo byose, ari ukurera abana, ari ukubaka urugo, kuko ntiwarangiza imirimo ngo uvuge ngo ni 3 n'ine, ariko umwuka wera byose araza akabyuzuza. Kandi ni wowe Yesu Kristo yadusigiye. Umwuka wera ni presence y'Imana. Umwuka wera ni ukumva icyo akubwiye, nawe afite ujya gusaba. Umwuka wera ntabwo azaguforsa, ntabwo azazimigana nawe, ariko yiteze uburyo wewe umukingurira imiryango. Reka gufashe kuva uyu munsi hinduke, nawe utangire kubona impano, imbuto n'imirimo byinshi muri wewe. Amena. N'intwaro, umwuka wera azana n'intwaro zikadufasha kwirinda, zikadufasha kudaterwa n'abadayimoni na Satani, tugahagarara neza nk'ingabo. Mu Efeso 6 umurongo wa 11 aravuga ngo muhagarare mwemye, kandi ngo mutware intwaro zose z'umwuka wera kugira ngo ubashe gutsinda ibigeragezo byose. Harimo ingofero y'agakiza, harimo ubutumwa bwiza nk'inkweto n'ibindi byose. Mugende mwisomere, hano tuba twihutisha umwanya. Reka dusenge. Uwiteka Imana urakoze, uyu munsi ndagushimira ko umufasha yamfashije kugira ngo mbashe kubumbura akanwa mpamye Kristo. Kimwe mu mirimo y'umufasha ni ugushoboza umuntu guhamya. Wakoze gutumira abantu, ndasenze kugira ngo uyu munsi utwagure imitima, wongere utwereke aho tunanirirwa, twemere umwuka wera tuyobore, dushobozwa byose n'umwuka wera. Ndasenze ngo ukore ku bana bawe, udukoreho twese no mugati, utwibutse fasha mwiza mwuka wera, ngwino wuzuze imirimo yawe, turiteguye. Ndasenze ngo wuzuze abantu bawe, ubatere inyota yo kugushaka, kugira ngo habe impinduka, habe kuva mu bwiza bajya mu bundi, kuko uri umufasha mwiza witeguye kudukorera icyo Imana yavuze. Natwe turakwemereye mwuka wera, uyu ni umunsi mwiza, uduhindurire amateka. Naho gutaha urabakunda cyane, bakuze gukurikirana buno butumwa bwiza, ubuhereza abandi wibaza ko bakeneye kwibuka ko umufasha yaje, cyangwa se bakeneye kumwakira. Imana iduha umugisha.